Nubundi mwebwe mwatwimye none dore ndi imbuto kubuntu. Ubu muziki kurikiyeho. Yes we. Nukujya kumufata ku ngufu. Giant TV show. Sheikh uzanira urahaha. Harimo imineke, amaronji, ibinyomoro n'ibindi. Ubwo bazima rwose. Ewe mwabyanze ijana ni mwarifa. Ijana rimwe. Yego ko kugibugorora. Nushaka ngaho. Ushaka ngaho. Ngo ntabwo kuca style ngo kuca style wakumukicwa n'umusonga. None aya matako yo wajyamo nana. Ubwo amatako ari hanze uraho ntacyo bikubwiye n'umumbe. Hase reka mbanze mbabwira. Nk'uyu muhungu ari kuvuga muri kuvuga hariya ngo ndanahe. Ijana. Nje ni igitano natanga. Igitano. None se wowe uri kureba ukabona ntiwaba kumuntu. Yesu. Byatewe n'umuntu wawe. Wagira ngo uri umuzimu. Nese nawe bakugwa uri umuntu. Akwe wagira ngo uri nyabingi. Nyabingi. Ngo urumva turi mu isani. Nyabingi riko yiwaye. Jesus is Lord. Nayo mpamvu rero. Umva muvuge icyo mushoboye mu gikore twigeye. Yena nzi ko indaya ari abakobwa bari bazima babyibushye niburi kumufite ukuntu bateye. Umva twa nitwe. Sinanze ko kantu karesha n'ifungu. Twene zose igezweho. Ziriza yize. Niyo mpamvu nane bahaye ijana. Yesu. Niyo mpamvu nabahaye ijana. Ni size nyine. Muna yagabana kwa muri bari. Baragwira nuko. Chimbwa zawe ko yeka. Naho abagore b'imbwakazi. Murasekeje rwa. Muraho. Ubundi se mujye utegera ahantu hari amamodoka ba. Njewe mba nabaje hano ubundi mwebwe no bahigisheke. Gahunda yayitunga. Njewe mba nabuze ikiciro nabashyira. Nagwa Ni mbwebwe. Utatumutse se ngudi. Hari nabo buntu sha. Habo kanagwa amafaranga ari. Nijana niryo nirigishamo buji zingahe. Buji sigera kuri 70. Umva guha buji kuguramo n'ikibiri. N'ikibiri ryabomba. Ubwo bafite rubaga impande nk'izanye. Muzagende mu huze za rubaga impande ariko twe tuba turi se. Nuwarya imbwa yacu mfite rubaga impande ukanyarubaga mw'indani. Yesu. Nta kibazo. Ubwo nimwe bwe mubaga indani ko tubaga iruhande. Mwebwe mwabazwa indani. None se bundi ukuntu muri. Oke kwanza ubundi wahitamo. Hari ndayitiba. Kabazi mbwenzira. Ese waki uyu usaba bakubiti. Kambaye. Kahagana kari kwipresenta. Reka mbanze mu gari. Aba kakameze nk'agakombe k'umwana n'iramo igikora. Reka mbabaze mwantuze. Baza tubaza. Agatsinda. Mwabuze ubwenge mubura nubwo mutoragwa. Ese ubundi nize mugarukira mu bakangara. Abagabo b'ibashinyagura usaba urabona bayize. Oya kwaje munyumve. Abagabo b'ibigo agatsinda wowe ujya gusaba ibyo usaba nta nubwo wabanje kugurira umuntu icyo kurya karavangije niryo ufite mu muvuga byonyine kugira ngo nayo ndayagabanyije kwanza ni 50 wagenzwa n'amaguru nayo ndayagabanyije muri murisha no nkuru yuki kugeza igeza ryari ibikorwa mbere amagambo nyuma wagira ngo n'umupira uri muri urongera kumbwira yandi magambo nta bikorwa ndi kubona ese undi wabihore bihorere we haje abanyamodoka mutege bari mugende neza ariko banandura okay nibo babora ni mutega abo ndabwo umuntu abashije ubwenge ura ntari gucuruza gato urira imbuto se sha kagurwa abahinzi indase no muzi kwiba nyire muzigure muvuze ko n'amafaranga dufite ukagurirwa irimbi we ukikopesha isanduku kugira ngo ngurire umuneke umwe n'iki bintu nawe ugapfusha umwana urwaje undi apfusha umwana urwaje undi ariko gutukana wagira ngo nibyo bikagenza gatukuza umunwa muzigo dore warushije gucuruza sha ibyo biramureba nawe burana arazunguza n'imigoro bakazunguza ibintu nimbe ntabona amafaranga turahawa Sheikh amaronji cyaze twebe nyine inyomoro mwemuretse tubanze tunabisengera ariko neza rwose simpenda ngiye birasengeye cyane ibi byiza no mubwira basigare ni muvugana turaje keri mbahiki dore mwese amaronji nanga ironje n'amagana billion kugurira rimwe se nibura dukore Nyina kugura rimwe nkongeza ikinyomoro n'umuneke. Njyewe ngurira nkiri. Fata amabi. Fata amabi.
fata amabiri nk'iri ngirabo umunsi kunzanye hano hobi ujye kungurira se urabona ko ari akariko nagakwiye nyine k'akakoryi wagira ngo ako karacuruza kanze kuba indaya none se ko nta mafaranga mufite namwe muri kuduha ijana waretse nibyo biriya bintu byako byose tukabirya nta n'ikindi tugahaha ngaho nyine mu gitekerezo nk'indaya ndabizi ndama mufite ibitekerezo byinshi uramugaza kugahamagara gaheka uriya mukobwa ubundi turi kumwe narangiza amashyira ku butugu bajye baduhereza tubyakira umva birashoboka mani birashoboka icya mbere murimbwa Yesu umva sha uno hano mbagana ko yitema uramuke kumurazira mbuto tumukosora urabona iyi ndayi mpaye igitekerezo indazi noneho indazi ziba zifite igitekerezo urabona ko nukarabye bishyajya mu mutubu cyangwa akavuga turi ibagiro Yesu akabwana k'ingurube urateba akavuga sire ku mutubu nyuma cyo tugurira mu muzungu zacu giye ko nta tutari bugure sibyo ako kantu bituge mumiyomekaho mu gitera niyo yanafata tinde mu mugambo hanye nka profite aragenda amaze zakubigura hamwe sa Ngani mungurire rero naho nanjye mbe aha rero kwebana tugura kamwe bizakutubwira twose hamwe umuntu kucuye wigendera ushaka ngaho y'amanyarwanda n'amapondezi abanyarwanda oya oya ibi bintu ni umva mubwire bijye mu magambo urane ko urabona hano habaye umukara ibi nyo mumenye byaranarwaye urumva byaroroshye kabisa nane nabibona ndabona bimeze ga sibyo nacyo reka tubyoroshye ibi bintu ni mu 5,000 byonyine bagwira irindwi semana nawe mutesha amafaranga irindwi ni make reka tuwe amafaranga desi Yesu we umva n'abakiriya barimo reka nanikoreye nigende ubuse muri abakiriya genda jyana ibyo bintu abagira ngo ngaho genda warangwe se n'isi ya cyase ufite wasanga abana byibye ibintu byaraboze nane nabibonye Yesu we ariko reka ngire icyizere nshobora kugera hari haruguru bakangurira ako gatekereza ni kambaze uriya mutansinda uri hari haruguru mu gitanda naho bariya se abantu b'abasirimu nk'ahariya ngo bagiye kumahira ariko wapi ubu se nk'abari ubusirimu bwabo n'ubuhe barukana amayibo bazibera mu muhanda Yesu bariya rwose ndabafuretse nta kigenda cyabo bari bakwiye kuvuga ati nawe taha birangire ibintu byawe tubikugurira ariko se wapi tubanze rero dushimira umuntu azanye iki gitekerezo njyewe niba kizanye harya murashimira ngewe wikoreye uzaye mata kukuntu yansindagiraga nari ngiye guturika ijosi amata komeza ruhetse wa mugabo ngwiza se babu kumva singe jyana none ngo bagushimira iki uzi ko nari nzi ko abantu bato batajya kumbi akazu gato karya ubwatsi iyi ngegero uzi ukuntu ibya ureba uzi ko duhombeje washoye angana washoye igitekerezo cyo kujya abagabo nabonye kare ko ari imbwa nabonye kare ko zibashe imbwa se kwiguhera uzimuhe ko n'imbwa hari gake kana kujya hejuru nawe ntabwo mbabwire muri uriya muzunguzayi numvaga turusha ubwenge twamuhaye igitano araryama none tubiririye ubu nagiriye gusha ugega we wambaye umugabo bana batejeje imbere waze n'ikindi umuntu wajya mu mifero mbabwire se reka mbabwire sibyo hamese
Nubundi umbaze bambere. Reka tware na groupe. Mwebwe rero nanga ko muri ibigori. Tware na groupe. Nubundi mwebwe mwanze kuduhera ubuntu. Wandajya. Jesus is Lord. Nubundi mwebwe mwatwimye none dore ndi imbuto ku buntu. Ubu muziki kurikiyeho. Yesu we. Nukujya kumufata ku ngufu. Tukanyokwa n'iminsi wamuhira imbere.